Ndabasuhuje, nitwa Claude. Iyi ni Twidagadure TV show. Nk'uko musanzwe mubizi, tubagezaho amateka y'abahanzi, ibyamamare, amakuru avugwa hirya no hino. Rero wowe tubana umunsi ku munsi, ndagushimiye. Ibuka gukora like, share na comment, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye nk'uko tubibanaho umunsi ku munsi. Nawe ugeze hano bwa mbere, kanda subscribe, like, share na comment. Ubundi tujye tubana kandi tuguhaye ikaze. Twishimiye kuba rero wifatanyije natwe kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Uko nababwiye njye nitwa Claude, iyi ni Twidagadure TV show. Dore amateka y'abakinnyi b'ingenzi ba Prison Break, uko bari bameze mbere, uko byabagendekeye nyuma yo gukina iyi filime, n'uko ubuzima bwabo buhagaze muri rusange. Uwa mbere yitwa Wentworth Miller, mwamenye nka Michael Scofield. Amazina ye nyakuri ni Wentworth Miller wa gatatu. Itariki y'amavuko ni tariki 2 Kamena, bivuze ko uyu munsi yagize anniversaire imyaka 54. Yavutse 1972. Amateka yiwe rero avuga ko yavutse Chipping Norton, aho ni mu Bwongereza. Niko rero ariko yakuriye muri Amerika, aho niho yaje gukurira, niho yize, yiga mu kigo cyitwa Princeton University. Ndetse uyu mugabo yabaye icyamamare cyane ubwo yakinaga yitwa Michael Scofield muri Prison Break. Umugabo w'ingirakamaro rero, wize ubushabitsi, ubwubatsi, wari ufite rero umugambi wo gutorokesha, yari afite umugambi wo gutorokesha mukuru. Uwo mukuru we wakwibaza ngo yarinde, yitwaga Dominic Passo. Niwe wa kabiri tunagarutseho, yitwaga Dominic Passo, niyo mazina ye nyakuri. Gusa muri iyi filime yakinnye yitwa Lincoln Burrows, aho yari afunzwe muri gereza. Gusa Michael Scofield yagiye kumubohoza kuko yari yarakatiwe urwo gupfa. Uyu mugabo Dominic Passo, itariki y'amavuko ni tariki 17 Gicurasi 1970. Amazina ye nk'uko nabibabwiye yitwa Dominic Passo. Yavukiye mu Bwongereza, akurira muri Australia cyangwa se Australia. Yize ubugeni n'ikinamico mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza nibyo yakomeje. Yamenyekanye cyane rero nka Lincoln Burrows, nk'umuvandimwe wa Michael Scofield muri gereza yari arimo. Nyuma ya Prison Break yakinnye mu yandi mafilime nka Blade, Trinity, The Flash na Legend of Tomorrow. Yongera guhurira na Miller, niho yongeye guhurira na Miller muri iyo filime, ndetse na The Flash ishobora kuba yarabonetsemo. Yakinnye rero filime nyinshi zigiye zitandukanye nk'uko nababwiye. Yagize impanuka ikomeye rero kuri set ya Prison Break, ubwo igice cya nyuma cyangwa se igice cy'inyubako cyamugwagaho. Urumva ko abakinnyi ba filime nabo bagenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ari mu rukundo rero n'umunyamideli Tisha Cyrus, na nyina akaba yitwa Miley Cyrus. Urumva ko nyina wa Miley Cyrus ari we rero ukundana n'uyu mugabo Dominic Passo, Tisha Cyrus. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umugabo witwa Fernando Sucre. Uwo nguwo nawe witaga Gasukari. Amazina ye nyakuri yitwa Amon Lasco Garrido. Yavutse tariki 24 1970. Ubwo hari mu Kuboza. Amateka y'uyu mugabo nawe ni menshi cyane, ndetse ni n'umunyabigwi, umunya Puerto Rico, wavukiye i Puerto Rico. Akaba yarize rero ibijyanye n'ubuvuzi mbere y'uko yinjira mu ruganda rwo gukina filime. Yakinnye yitwa Sucre muri Prison Break. Akaba yari inshuti ya Scofield, Michael, ukunda rero cyane Marie Cruz, aho yabaga yicaye muri gereza afite agafoto k'umukobwa yitwaga Marie Cruz. Uyu mugabo yakinnye filime nyinshi nizo ngiye kubabwira. Nyuma ya Prison Break yakinnye muri filime nka Transformers, Too Fast, Too Furious, Despacio. Yagiye rero agaragara kuri TV show nyinshi zigiye zitandukanye nka Southland na telenovela. Azwi kugira rero umutima mwiza, umutima w'impuhwe n'imishinga y'ubugira neza. Aba bose bakinnye muri Prison Break, nk'uko ndi kugenda mbababwira amazina yabo, aho bakinnye bitwa ndetse n'ayo bitwa mu buzima bwabo bwite. Ku mwanya wa kane turahasanga uwitwa Robert Nepper. Wakwibaza ninde muri filime yitwaga nde? Kandi subscribe, like, share na comment. Ubundi mubabwire, ni wa mugabo wagiraga amahane, urwana, wigeze no kwica akaboko ubwo bari bamufunze. Ndakeka wamumenye, yitwaga T-Bag cyangwa se Theodore Bagwell, niko bamwitaga muri filime. Itariki yavutseho, yavuze tariki 8 Nyakanga mwaka wa 1959. Ni umunyamerika wavukiye rero Ohio,
yize kuri Northwestern University. Yakinnye rero nka Theodore Bagwell cyangwa se T-Bag, umwe mu banyabyaha ba mbere bari bafite uruhare runini ndetse batinyitse mwa iriya gereza. Nyuma ya Prison Break yagaragaye rero muri Heroes, Zombie, Twin Peaks n'izindi zigiye zitandukanye. Izo zose ni filime Robert Nepa cyangwa se Theodore Bagwell T-Bag yagaragayemo. Yakurikiranywe rero n'ibirego bya sexual harassment bituma afungwa, arakatirwa, ndetse nawe hariya yakinnyemo role zikomeye zatumye tumukunda bamwe na bamwe. Umurimo we wagabanyutse ubwo batangiraga gutandukana, muri cya gihe bamwe bashakaga inzira yabo bacamo n'abandi baca mu yindi. Ku mwanya wa 5 turasanga uwitwa Sarah Wayne Callies, akaba yarakinnye yitwa Sarah Tancredi, umwe mu bakinaga bashaka gukundana na Michael Scofield. Uyu mukobwa nawe akaba yari umuganga w'imfungwa zaziri muri gereza. Sarah Tancredi, ndakeka mumwibuka niba wararebye iyi filime. Ni filime y'uruhererekanye ndetse ikaba ari na filime yagize ibice byinshi, igira season igera muri 6, zose twarazirebye. Uyu mukobwa rero Sarah Tancredi yavutse tariki ya 2 Kamena mwaka w'1977. Mu mateka rero ni umunyamerika wakinnye ari muganga cyangwa se Sarah Tancredi. Yaje gukundana na Scofield muri iyo filime, barakundana karahava, ku buryo byarangiye asa nkaho ari we wamucikishije, watumye abona inzira yo gutorokeramo ndetse we na bagenzi be. Yagaragaye cyane rero muri The Walking Dead nk'umugore wa Ricky cyangwa se Lori Grimes. Ndakeka iyi nayo warayibonye, uyu mukobwa yagaragayemo. Ku mwanya wa 6 turasanga William Fichtner muri filime ya Prison Break yitwaga Alexander Mahone, umusaza wari umupolisi w'umugome ndetse bahubujije amahoro abo basore turutse hejuru mubwira Michael Scofield, Rickon Barros, Sukle, T-Bag n'abo bandi nakubwira. Yakinnye rero ari FBI agent w'umuhanga cyane, ariko wahindutse rero umuntu ufite amakosa n'imbaraga mu bitekerezo byiwe. Azwiho ubuhanga mu gukina neza. Uyu mugabo yagaragaje ubuhanga bwe ndetse birakomera, ndetse aryoshya filime, ndetse filime ituma abantu benshi iyo babonye umuntu w'umugome bavuga ngo ameze nka Mahone. Yitwaga Alexander Mahone cyangwa se Alexandre Mahone. Prison Break ntabwo yari filime isanzwe kuko yatumye rero abakinnyi bagira amateka akomeye. Abari bagitangira urugendo rushya yabagize ibyamamare, ndetse na bamwe yongera kubasubiza inyuma kubera ibibazo by'ubuzima. Niba ushaka ko ngukorera inkuru yuzuye ku mukinnyi umwe ku wundi, cyangwa se ubusobanuro burambuye kuri buri mukinnyi ku cyiciro cye runaka, kanda subscribe ubundi tuzajye tubana. Ubundi umereze like, share, comment muri comment wandikemo niba uyashaka amateka ya buri mukinnyi, ubundi nzaze mbikoraho ubutaha. Nitwaga Claude, iyi ni Twidagadure TV Show. Ndabashimiye.